nkunda gutemberana nawe uri mwiza. Nanjye ndagukunda. Kankunda cyane. Ubuzima bubi kandi bushya ari natigeze yifuza mu buzima bwe bwose. Muri episode ishize twabonye ko Aline yisanze atwite atiteguye, uko urukundo rwahindutse umutwaro kuri we, nuko abantu yizeraga bose bamutereranye. Uyu munsi turakomeza kuko inkuru ye itigeze irangira. Ububabare bwo gusigara wenyine. Inda yakomeje gukura, inda ikomeza ikura gahoro gahoro, ariko icyizere gikomeza kugabanuka kandi cyane. Aline yari atuye mu cyumba gito cy'inzu yakodeshaga ku giciro gito cyane kubw'ubukene yari afite. Umuryango wamutereranye, umukunzi Kevin yamujugunye, amarira menshi, agahinda, inkuta bose yazitegeza akabona ni umukara, amafaranga make, ibitekerezo bikamubana byinshi cyane. Buri gitondo yakangukaga yibaza ati nzabaho nte, nzabyara nte. Kugerageza kwishyira hamwe, akagerageza kwiyusuganya. Yagiye ahatana kenshi kugira ngo arebe ko yava ku rwego rumwe akajya ku rundi. Sinzi, yagerageje gushaka akazi ariko hagiye hose bamubazaga uburambe. Ese wa mwana ufite uburambe? Abandi bakamwitegereza, bakamureba, bakareba basanga afite inda, bagaceceka. Kuko guha akazi umuntu ufite inda igaragara, hari akazi utamuha kubera ko atabasha no kunama. Yakoze imirimo mito, agenda ashakisha gucuruza utuntu dutandukanye, gucuruza imboga, ariko umubiri urangura mubambira, biranga hirya no hino, biranga. Kandi uko agenda aca muri ibyo byose ni nako inda igenda ikura imubangamira, intege zicika, amarira ari yose. Arongera ashyirwa hasi, arongera asubira hasi, akabaragana intako. Aragenda hirya no hino, agenda asabiriza, areba ko yabaho, areba ko yaramuka. Inshuti ntazo, abavandimwe ni ntabo, umuryango ni ntawo, umukunzi Kevin ni ntawe. Umunsi umwe yahuye na Kevin mu muhanda. Umutima w'umukobwa uratera cyane, umutima wa Aline uratera cyane. Ati Kevin ndamubonye, none ndasubijwe. Yamwegereye ashaka ijambo rimwe gusa, ashaka kumubwira ijambo rimuri ku mutima, rimubangamiye kandi rimuremereye. Ati Kevin, umwana wawe ari gukura. Ati Kevin mukundwa wanjye, umwana wawe ari gukura. N'amarira atemba ku maso. Kevin yamurebye no mu maso, yamuciyeho aragenda nkaho atigeze amumenya. Uyu ni Kevin uhoraga umubwira amagambo meza. Ati sinzigera nkubabaza, sinzigera ngutererana. Kumbe yari amaco ya bwombo. Ati nzaguhora hafi, nzaguha buri kimwe ndetse nzagufasha. Yamusezeranyije amagambo meza kandi menshi
yayande aryoshya abakobwa. Ako kanya Aline yumvise apfuye ari muzima. Umukunzi we ni wamuteye inda, ntashaka no kumureba no mu maso. Kandi ikindi mubyibuke, ntabwo azi ahantu Keva ataha, ntabwo azi ahantu Keva asigaye aba, n'iwabo ntakihaba. Ijoro rikomeye, iryo joro Aline yararize, arira nk'umwana muto uriwe n'urutozi. Yumvise nta muntu n'umwe afite, nubwo rwose n'ubundi yari abaye asa nkaho nta muntu afite. Yatekereje ibintu byinshi kandi bibi, ariko umwana uri mu nda amubwirira mu mutima ati mama ntundeke. Impinduka ntizitinda kugaragara. Mu gitondo Aline yafashe icyemezo. Nubwo ubuzima bumwangiye, ntiyemeye kwiyambura icyizere. Yagiye ku kigo gifasha abagore batwite, yahabonye abantu bamwumvise. Nibura uko wakwangwa na bose, ntihaburamo abakugirira impuhwe. Ku nshuro ya mbere yumvise atari wenyine. Isomo rikomeye ryo muri iyi episode ya 2. Ubuzima bugusenya mbere y'uko bukubaka. Abagutererana bose sibo bagena iherezo ryawe. Iyo ufite impamvu yo kubaho, ugomba gukomeza ukabaho, ugomba gukomeza ugahatana, kuko n'ubundi aho kwiyambura ubuzima urategereza ukihangana, kubera ko n'ubundi igihe cyawe kiba kizagera ugataha nk'abandi. Ugomba gukomeza guhatana ukabaho, icyo byagusaba cyose ugomba kubaho. Ibyo wacamo byose ugomba gukomeza ukabaho, pfa kuba ukiri gukomeza guhumeka gusa, ibintu biba bigishoboka. Ariko urugendo rwa Aline ruracyari rurerure. Ibyari bigiye kuza byari bikomeye kurushaho. Ese azabasha kubyara? Ese ubuzima buzamuha amahirwe ya kabiri? Ntucikwe n'iyi nkuru, kanda subscribe kuri Kabosi Ubucukumbuzi TV, kuko episode ya 3 iraje kandi babaje kurushaho.